Ese impumeko y'abantu yari imeze gute mu gihe cy'irohama ry'ubwato bwa Titanic? Reka duhere ko abantu b'ingenzi bari mu bwato bwa Titanic, tumenye uko byabagendekeye ndetse n'ibintu bidasanzwe byabaye ubwato buri kurohama. Reka duhere ko uyu witwa Captain Edward Smith. Uyu yari kapiteni w'ubwato bwa Titanic kandi yari mu bakapiteni babarenze mu gihe cye. Ese byagenze gute ubwo ubwato bwarohamaga? Ni iki yakoze? Captain Edward Smith wari kapiteni w'ubwato bwa Titanic, we ntabwo yihutiye guhunga. Ubwo ubwato bwakoraga impanuka we yagumye mu bwato. Icyo yakoze ni ugufasha abagenzi bose kureba uko bajya mu bwato bw'ubutabazi. Abatanze ubuhamya nta n'umwe yigeze uvuga amaherezo ye. Gusa amaraporo yasohotse yavuze ko uyu mugabo yagumye mu bwato kugeza ku mwuka we wa nyuma. We ibyo guhunga ntabwo byabimushishikaje. Icyakimushishikaje ko ari ugufasha abagenzi babaje mu bwato kugira ngo arebe ko yatabara ubuzima bw'abantu. Thomas Andre niwe washushanyije igishushanyo mbonera cy'ubwato bwa Titanic. Ubwo Titanic yagongaga ibuye ryo mu mazi, we nta gihunga yagize. Yumvaga yarayishushanyije neza ku buryo itarohama. Icyo yakoze ni ukuzenguruka mu bagenzi ababwira ati nimwambare imikandara ntacyo turi bube. Gusa nyuma y'amasaha make ari kubona ko ibyo yatekereje byose nta na kimwe kiri kuba, yicaye hasi ajya mu cyumba cyo kunyweramo itabi arindira urupfu rwe. John Jacob, uyu ni umukire wa mbere wo mu bwato bwa Titanic. Yari atunze amafaranga arenga miliyoni 47 z'amadolari y'Amerika. Ugereranyije ubu ni biliyoni 2.7 z'amadolari y'Amerika. Ese byagenze gute ubwo ubwato bwakoraga impanuka? Amafaranga yari afite nta na kimwe yamufashije rwose. Nyuma yo kubona ko nta kindi kimuzengurutse usibye urupfu, yakoze amahitamo mazima. Yafashe umugore wari utwite aramumanura, amujyana mu bwato bw'ubutabazi. Amaze kubona ko umugore we yagize ahantu hatekanye, we yasubiye mu bwato bwa Titanic ategereza urupfu rwe. Acana itabi arinywera mpaka apfuye. Thomas Baylis, uyu ni umupadiri wari mu bwato bwa Titanic. Ubwo bwakoraga impanuka ntabwo yihutiye guhunga. Yaricaye yicaza abagenzi basigaye mu bwato, arabasengera abasabira n'umugisha. Bose barindira urupfu batuje. Ubwato bw'ubutabazi bwa buhari bwari ubwato 20. Ubwato bwashobora gutwara abantu 1178. Gusa 706 bonyine nibo barokowe. Ese byagenze gute? Ko hari ubwato bwinshi ku cyarokotse abantu bake. Yego nabwo ntabwo bwabuhagije, gusa none abagomba kurokoka ntabwo barokotse. Byagenze gute? Ubundi ubwato bukimara kugunga, abenshi banze kujya muri ubu bwato. Bumwe bukagenda butuzuye kumvaga ko ubwato butari burohame. Icyizere bafite Titanic nicyo cyabeshe. Benshi banze kujya mu bwato bw'ubutabazi bari kuvuga bati Titanic n'ubwato butarohama, reka twigumiremo kuko ntabwo iza kurohama. Urugero, hari nk'ubwato bwagiye burimo abantu 12 kandi na 40 bajyamo, bityo butuma bupfa ubusa. Titanic itangiye kurohama, babandi basigaye babura aho buhungira. Abagenzi benshi ntabwo bishwe no kurohama, ahubwo bishwe n'ubukonje bw'amazi, kuko amazi yari akonje kurenza urubura. Umuntu wese waguye mu mazi yapfuye mu gihe kitarenze iminota 15 bitewe no gukonja k'umubiri. Charles Jougin watekaga imigati mu bwato bwa Titanic niwe wenyine wabashije kurokoka mu bukonje. Yoze mu amazi akonje gutya igihe kirenze amasaha 2. Amazi abandi batamaze iminota irenga 15, we yamaze amasaha 2 ayogamo kugeza ubwo arokowe. Ibi byose bikesha inzoga yanyweye. Ikindi kintu gitangaje cyabaye nuko banda yari ishinzwe kuririmba no gucuranga yabikoze kugeza Titanic yose irohame. Yarakomeza iracuranga iranaririmba kugira ngo iturishe abantu, maze abaririmbyi bayo ndetse n'abacuranzi barinda bapfa bagicuranga, bapfana ibikoresho byabo mu ntoki. Masuboni Honoso ni umuyobozi w'Umuyapani wari mu bwato bwa Titanic, ari mu barokotse. Gusa ndabihamya neza ko asubiye mu bwato bwa Titanic bakamusubiza igihe impanuka yari irimo iba, noneho atarokoka. Ndabizi neza ko yakiyahurana n'abandi agapfa bitewe n'ibyamubayeho nyuma yo kurokoka impanuka. Byagenze gute? Nyuma y'uko Masuboni Honoso arokotse impanuka Titanic, yageze mu Buyapani bamwita ikigwari. Baramubwira ati byakarushye ugapfa kugira ngo ubeho nk'ikigwari, ndetse n'akazi ka leta yari afite barakamwaka. Bo babyitaga ubugwari kurokoka impanuka nk'iriya, bakumva ko gupfa ari byo byiza kugira ngo upfane icyubahiro.
nababwiye ibyerekeranye n'ubwato bwitwa Steamship California bwa buri mu birometero bike cyane uko Titanic yakoreye impanuka. Wakibaza impamvu butaje gutabara. Yego bwabonye amatara agaragaza ko ubwato buri mu bibazo, gusa bwaketse ko ari ikirori kiri kuba muri Titanic bitewe n'uko amatara yakaga umweru. Ntabwo ko Titanic itashyize mu ibara ry'umutuku bitewe n'icyizere yari yifitiye. Ibi byayikozeho bituma itabona ubutabazi. Ndagushimiye wabashije kureba video mpaka ku musozo.